Ata muko twiganire. Taka wa mukarage. Gatonda wanjye. None se bro witwa nde? Nitwa Najua. Najua afite nakazina keza nase Najua wakuba. Genda ubaza akatafari kawe. Genda kumara nini? Ako mukurungu kuntu umugabo wafite utugambo Toka ruzingo. Hey! Ariko se mwabungu bako muri ngende yanya ari nk'yabayobye ubungu muraza kundangira hano ari ngiye murahamye. Ari mu gatafari kawe ahandi turahakurangira. Icyo cyoye nacyo mukatafari se n'indi ujye uretse wowe gusa. None se nyine ushaka ko tukurangira ngo mbona niba ushaka kurangisha ukabuzanye tugambo tungana gutyo. Urabona nyine turi bukurangire nyine. Nyine ushaka kurangisha ariko mwebwe mumanutse muhuruduka nk'umuntu. Gusa ndamenya niba mushaka kujya muri buhamye. Ahantu bagurinda ya naho tuzi. Kiru Jesus. Indaya kazi ngene ndashaka kuvuga ko ndi indaya. Ako biratangira urabona kuntu umukobwa urusha nk'urusi ubugoryi bwawe. Ese kuko umubwira ko nyine ahantu bagurinda ya hagurirwa indaya nahazi ubwo nkozi ko kuba baragukorapye mu mutwe wakigoryi umuntu wese uri kukurangisha muvuze ko ari indaya. Aho murangira. Ntago murangiye kuko ntago ndi leta ku buryo murangiye. Ni murangira ndamurangira ku kagari cya kuri polisi. Umva mbanze nkubwire. Njewe sinshobora kukurangira niyo wagira gute. Reka rero nanjye nkubwize ukuri mu bantu ndi burangishe we nturi. We namaze kugukuramo. Hanyuma se ngiye ndangira indaya. Sawa nyine ugasaho yose ndawande waikuye ku rusengero niba wowe utari indaya. Waba wiki kinazi ngo biratangira. Umbwire ko byari kujunzi bawo. Ikintu wakantu karagenda karahirimbiye kaba gafite ubugambo. Waba uwanjye joro haza. Nahamenya hariya turaturanye gutya. Ukijya mu kazi madami wanjye. Ubwo urabyumva gute? Ukumva ko bushuti ngiye nawe dufitanye ari ubwiki ngo kugira ngo nyine njye nkomeza ngurangira akazi. Kwa muganga barebe ko nkabibona isura y'umuntu warayitaye wahindutse urwimba kubera kwirirwa mu bagore. Wagakobwa we twubaha. Wagahungwe nawe unyuba nibwo nibukubahe. Ako wazibambe sire. Cyane umunsi nayobye kabisa n'ubundi kurangisha barukara nta kundi byari bugende. Ubundi kurangira umuntu w'igicinjigiri ntago byaba byiza. Icyo cyo ntago uzumura cyo umusatsi wawe usongwa nk'imigera nta kindi kintu usumbisha. Jesus. Ako biratangiye utabeshya ntago ndi kumusumba. Uri kumusumba buri nagasonga ariko mu burya kuzima. Akundi mbere na mbere wa mukobwa ufite icyo kibazo. Njewe nshaka ko mu ndangira. Ntago tujya turangira indaya. Indaya ni ndani. Gatonda wanjye. Icyo mbeshya se indaya ni iki kinazi cy'igihore ubona ratangiye kinyegereye kandi ibyo mvuga ni ukuri nta kintu mbeshye kuko ibyo mba nkubwira ni ukuri. Mba nkubwira rero. Komeza mubwire dore singuwa njya komeza ngubwa ko hakigorye komera uko haruhagaze. Akubwira wakagabo kundangira niba kunaniye urekere kuntu. Ariko nawe kuba nakurangiye sibikuye sibitangira ngunyifatishe gute. Gafatwe mpirige ninda kubwira ko ndindanye. Uragafatwe hivyo. Njye ninda kubwira ko amfata gute. Urabona ndi igisamba. Ko mbigufashe surangira. Hanyuma njye ko nkwisinda yorangira. Ndakudiye. Barakudira. Akundi wakagabo baragukutukaza ukaza kunyihorera wanjye. Hanyuma njye urabona bankubita njye nyine. Hanyuma undi wagakobwa windore kutani n'umukobwa. Ubu urashaka iki? Gashaka uburirwe wa rwimbaho. Nabwo ndashaka ko mundangira. Bareka mbwira umukobwa ni ushaka nkurangira agabanya utugambo. Uwo munwa wakweduka nk'isabune yawo. Ngaho kundi ukuruka numbe ko uhameze. Ariko atari mu burayi ugiye kumurangira. Arazinga washana we. Gatonda wanjye. Waziba bakandangira ko byakunaniye. Dukambira kaba umuntu wakarenze atumva ureka nkubwira. Nawe uzamucana haruguru nyuma y'isoko cyo kwa Murokore. Akara akanegisi kari nyuma hara kwa David urahazi. Nako nagahazi. Reka murangi. Ara akanegisi uhita ukata nyuma muri koridoro. Umuryango urafunguye no muryango w'ubururu urahita ubona. Ite winjiramo harimo n'akamatera. Tusasa ndaje murangi. Isasize ibisongo n'ibishubi n'ibindi byose nk'ibyo bijombana washana ubwo tujya bijana nkubajije. Bro wikomeza kundebesha urwo rusoro rumeze nk'urw'isatu rishaje. Umva ngubwe nawe wagiye ushitse umukobwa. Nzi abantu uroka. Wetin be this? Jesus. Idris. Ata muko twiganire. Taka wa mukarage. Gatonda wanjye. Aujourd'hui aussi c'est un autre. None se bro witwa nde? Nitwa Najua. Najua afite nakazina keza nase Najua wakuba. Genda ubaza akatafari kawe. Genda kumara nini? Ako mukurungu kuntu umugabo wafite utugambo Toka ruzingo. Hey!
Yesu Kristo.